Reka tubashimire mwe mudahema kudukurikira kuri chaîne yacu ya YouTube. Reka tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Reka uyu munsi twongere tugaruke kuri tungurusumu. Muri iki kiganiro tugiye gukorana turavuga ibintu bitandukanye kuri tungurusumu, harimo uko yunguka, uko ihingwa, dore uko isarurwa. Tubibereke, urarandura kuriya nyine, gutya nyine, warangiza kurandura, nyuma yaho wenda ushobora gufata biriya byo hejuru ukabica, ukanika, bikuma, ukazagira. Muri iki kiganiro turakavaringamo byinshi, murabyumva. Reka twitangiriye, murakoze. Reka twongere twigire mu bya tungurusumu. Nabonye video twakoze ubushize mwarayifunze cyane. Reka twigire mu bya tungurusumu, tubabwire uburyo tungurusumu yunguka, then mukore business muzi ibyo ari byo. Ubwo rero reka reka twigire mu bya tungurusumu. Reka tubabwire ukuntu tungurusumu rero imeze. Ni ikiganiro gito nabateguriye, ndabizi ko muraza kugikunda. Aha twibereye ni tungurusumu tumaze gusarura, murabona ukuntu zimeze. Iyo umuntu agiye gutera tungurusumu, igera hano bayibone. Iyo umuntu agiye gutera tungurusumu, rekana tungurusumu bayibone uburyo ibingana. Iyo yitwa cloves, na cloves mu cyongereza yitwa cloves, mu kinyarwanda bajya bavuga ngo ni ibihimba. Tugiye kubereka rero ukuntu tungurusumu yunguka, n'impamvu kuyihinga byatuma uba umukire kandi vuba ku rugero rwihuse. Kaburiya iyo ugiye kugira imbuto bari nka kano kamwe, kabereke dore nka kano kamwe niko cyitwa imbuto. Aka ngaka niko utera konyine, none wamara kugatera dore kuntu yunguka. Wenda dufate nk'iyi ngiyi yabaye nini, urabona kuntu ingana iyi cloves. Tubare ngo ni kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu, turindwi, umunani, urabona tubaye umunani, icyenda, icumi na kamwe. Utuntu 11 twavuye kuri iyi ngiyi. Kandi buriya umuntu aba yarateye aka ngaka kamwe, kano cloves. Iki cyose bacyita bulb mu cyongereza. Kamwe kuri cyo kitwa cloves. Urabona ko izi ngizi zikubye inshuro 11. Ni ukuvuga ngo hari hatewe iyi imwe gusa ivamo ari 11. Katurebe n'akandi kuntu bimeze bigira. Dufata n'iyi yindi bulb, turebe bulb imwe iriho cloves zingahe. Kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu, turindwi, umunani, icyenda, icumi. Utu tuvuyeho 10, turacyakomeje 11, 12, 13, ariko baba barateye kano kamwe. Mukomeze mu ndebere, turebe iyezeho duke, turebe n'iyi kamwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunane, icyenda, icumi, rimwe, kabiri, gatatu. Niyezeho 10 na tungahe na dutatu. Muri make rero tumaze kureba ibi bintu, murabona tungurusumu zacu tuzigize, turazihunguye, tuberetse ko kamwe kavuyeho 12, 13 na 11. Utuntu two bita cloves. None ugiye gutera tungurusumu nyine uyigenza gutya ndi kubikora. Muri video y'ubushize twaberetse kuntu bazitera. Ubigenza gutya ko ndi kubikora, ukazisatagura gutya kugira ngo zizabe imbuto. Rero icyo tuzazikorera, dore n'iyi ngiyi uyibaze wasanga irimo nka tungahe. Reka turebe iyi nimba ari irimo dukeya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iyi irimo 9. Ngaka n'akandi ka 10 kaguye. Tukaba 10. Muri make rero tungurusumu iyo ari ubwoko bwiza nk'iyi ngiyi twahinze, iyo uteye ikiro kimwe cyeraho ibiro 10. Hagati y'ibiro 8 kugeza ku 10. Namwe muri kureba kamwe twateye kagiye kabyara utuntu 12, 13. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo uteye ibiro 100 ugomba gusarura toni
cyangwa se byaba byarumbye ugasarura ibiro 800 kubera tungurusumu yikuba hagati y'inshuro 8 kugeza ku 10 uko yikuba nabiberetse tuno tuntu nikamwe baba barateye tukazamukamo ari twinshi tukazaba gutya ubwo ngubwo nuko wahinga tungurusumu muri make ni urugero wenda ushaka kugira ngo uzabone nko mu masezo 2 mu masezo 3 nibura uzabone miliyoni 100 dore kuntu bigenda ushobora gutangira tungurusumu ushaka kugira wenda ngo uzabone miliyoni 100 bikwigisha abantu nyine kuntu batera imbere nyine bakoresheje tungurusumu ibisezo ya mbere ugahinga ibiro 50 iyo inzi ibiro 50 bya tungurusumu ku nshuro ya mbere ukurikije kuko tuzibonye nyine kuntu uzunguka uko byagenda kose ntihabura ibiro 500 usarura bya biro 500 bishize ku isoko wenda ku kiro kiri kugura nka 3 kuko ntibijya bijya munsi ya 3 aba ari nka miliyoni imwe n'igice hari ufashe ibihumbi 3 kuba ibiro 500 wabona kangahe ni hafi aho ni miliyoni imwe n'igice none udafashe ngo bya bintu usaruye ku nshuro ya mbere ubigurishe uwongeye kubihinga byakwikuba inshuro 10 ukabonamo tone 5 desha tone 5 ufitemo miliyoni 15 ku maseza ngahe abiri ariko birasaba ngo niba uri muri projet ya tungurusumu uyirimo ufite indi projet igusayidira kugira ngo ya projet zamuke none uhinga amaseza 3 ubibonye ayo mafaranga ubwo n'urugero ufashe nka toni ya tungurusumu kayihinga toni ya tungurusumu wayibona nko ku nshuro ukayihinga yose uko byagenda kose abonamo toni 10 toni 10 rero bari muri za miliyoni zigeze muri 30 cyangwa miliyoni 40 ibyo rero kugira ngo bigereho amaseza 3 wahereye ku biro 50 ushobora kuba ugeze kuri miliyoni zawe 50 sezo ya kane ukabanagira no kuri miliyoni 100 ariko ufite no kundi kuntu ugenda ushora none se agronome karame nkurikije ku bintu tubwiye nko kuri A1 yes A1 wateraho ibiro bingahe ikeraho ibiro bingahe yes ako na akantu keza iyo bavuze A1 ni metero 10 ku 10 ubwo ni metero kare 100 yego metero kare metero A1 yego ijyaho ibiro 10 yego ubwo nukuvuga ngo iteye kuri A1 za metero kare 10 ku 10 ubwo ni metero 10 wabikora bikaba metero kare 100 uteraho ibiro 10 kuri izi ngizi mubonye hanakora n'ibiro 120 kuko zino ziri ranging kuri kuduheke cyangwa se cloves 10 kugeza kuri 13 aho ngaho wasaruraho ibiro 100 kandi ibiro 100 nta nubwo washoye amafaranga menshi cyane kuko nukuvuga ngo ibiro 100 wenda reka tubare baguze imbuto ku kiri 8 noneho ikindi kibazo nari ngiye kukubaza wenda wari ugiye kugisobanura noneho kugira ngo nk'umuntu ukurikiye udukurikiranye muri aya masaha ashaka kumenya igishoro yashora kuri iyo A1 ndetse n'inyungu yakuramo kugira ngo nawe abe yaba umufatanyabikorwa namwe ni iki yakora nk'umuntu uri kureba iyi video yanyu ko mbona ibi bintu ari byiza reka tubare kwenda kuri ntuza kuri R10 ubwo ni kimwe cya 10 cya hegitari yego R10 zijyaho ibiro 100 R10 rero uzishoraho ntabwo ari amafaranga menshi hamwe no kugura imbuto n'ibindi byo kwishura abatekinisiye n'ibiki byose R10 kimwe cya 10 cya hegitari ugishoraho amafaranga ugushoraho ibihumbi 950 yego ariko uko byaba kose ntiwajya munsi y'ibiro ni toni sarurwa kandi bateye ibiro 100 gusa yego uko utera tungurusumu nyinshi niko sarura menshi kuko impamvu twabonye ko tungurusumu yikuba hagati y'inshuro 8 kugeza kuri 12 yego ubaze tuno tuntu ni kamwe uba wateka kagira uteka kiko noneho iyo 950 nkubwiye ushobora gushoraho yego isaruye toni iyo toni bifite miliyoni 3 n'igice bikiri ku murimo yego kubera yuko kandi washoye 900 ntabwo abantu ntabwo bajya babyumva neza washoye 950 ubwo ukagenda wakodesha ubutaka bwawe ugashiramwe abahinzi bakabagara ukagura n'imbuto ndetse ukagura n'imbuto ubwo ni ibihumbi ayo 950 mugiye yo gushora yego ntabwo nyabaza nashize mw'imbuto imbuto ubusanzwe uyifitiye
kuko iyo ushizemo imbuto ayo mafaranga aba miliyoni imwe wongeraho 600 by'imbuto iyo wayiteguriye gutya. Ubwo ni ukuvuga miliyoni imwe n'igice ushobora kwishyura kuri R10 wasaruramo miliyoni enye n'igice. Yego. Hagati ya miliyoni enye n'igice kugeza kuri 5 byashoboka n'6. Ubwo narindi kubabaza kugira ngo nk'umuntu bantu bari hirya no hino mu mpande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali ukurikiranye iyi video kugira ngo hariho abantu bafite amafaranga mu by'ukuri akaba yumva akumva ko yabuze ikintu yakoresha kandi nyamara ibyo gukora birahari, akumva ko imirimo yose ngo imirimo ngo yose ngo yagezwemo n'abantu benshi, ariko imirimo irahari ibyara inyungu. Twebwe uko dukora twanabibabwira, uraza tukabarana nimbura hinga hegitari, yego, ukishyura amafaranga make cyane tukayigukurikiranira, byakwera ukagurisha cyangwa se tukanakugurira, warangiza ukabona umusaruro, amafaranga ukatanga akabyara andi nta kibazo. Yego. Gushora miliyoni imwe n'igice wenda nko guhinga R10, yego, ukazakuramo miliyoni 3 n'igice kugeza kuri 5, ntabwo utagira utabikora. None se nk'umuntu ufasha gufatanya namwe, nimero yanyu yayikure kugira ngo mubashe kuvugana? Bo hasi muri comment barayihasanga, ariko nanayivuga kugira ngo biborohere. Wayitubwira ntacyo bitwaye. Umuntu ashobora kuduhamagara kuri 07 9 50 9 iyi itaboneka, agahamagara kuri 07 8 93 8 4 6 0 bitaba ari nibyo agahamagara iyi nimero yindi 07 8 2 4 4 6 7 4 twarangiza tukamusobanurira tukanamufasha uburyo amafaranga ye yateza imbere. Abantu ntabwo bagomba guhera mu bukenere ga ibyo gukora birahari. Ni ukuvuga ngo mwebwe nka kampani mwamufasha muri bimwe bita assistance technique kugira ngo igihingwa tugufasha muri make we help farmers to boost their harvest. Bivuze ngo twe dufasha abahinzi kwagura umusaruro wabo. Usibye n'ibi byatungurusumu ni ibintu byo gukurikirana imyaka itandukanye nk'uko kuri chaîne ya YouTube babibona, bakabona insenda, bakabona passion fruit. Yego. Usibye n'ibyatungurusumu n'ubundi buryo twe turabutanga bw'ubufasha bwo kugira ngo abantu bagire no kubahugura, duhugura amakoperative n'abantu b'igiti cyabo ku bijyanye n'ubuhinzi n'imishinga yabo. Yego. Murakoze cyane ku bw'iki kiganiro ndetse n'iyi video ko bayikurikiranye, hari icyo izabasha kubageza. Bataragenda, yego, izatungurusumu zacu zibereke. Ubwo ni ukuvuga izi tungurusumu twebwe twasaruye, turamutse tuzihinze zikuba izi nshuro 12 zikazava mu kano kamwe niko gakavamo ino bulb yose, kino gihimba cyose rimwe kiva. Ubwo buri yubaza tuno tuntu twose turimo nta kantu kamwe tuba twarahinze. Ubwo rero mukiraho reka tubafashe kuntu imbuto ya tungurusumu iboneka. Abantu benshi bakunda kubimbaza bakantelefona, nkababwira ntereka ndababwira ko ubwo mbonye umwanya reka babwire kuntu tungurusumu iboneka. Ubu ngubu turangije kugira ute kuzivungagura. Izi ni nziza twarobanuye, ni sample nyine kugira ngo tubereke. Izi ni zimwe twarobanuye, icyo dukora turazihubika, twamara kuzihubika tukajya tuzanika zikazamera. Nkuko muri video ya mbere biri bisaba guca akantu kamwe gutyamo kabiri, nk'iyi ngiyi ukayicamo, kanze ndebe iyo nacamo bitarangora. Iyo iciyemo gutya hano hari umwenge utangira kuzamo ukamenya ko imeze. Iyo imaze kumera rero nibwo abantu batangira kuyitera. Tuzabereka uburyo bayitera ko no muri video y'ubushize twarabiberetse. Nibwo ubona umwanya wo kugira ute wo kuzitera. Ubwo iyo ziguze gutya ari fresh bisaba nyine kuzikorera icyo waje kuzitera, ukazakoresha ibyo bita Trichoderma ni fungicide bakoresha bari gutera kugira ngo bari bazirinde n'izindi ndwara. Ikindi wenda tutaganiyeho ni birebana n'imiti yo gutera tungurusumu, ni muri video izakurikira. Nyuma yuko mukunda iyi video, nyuma yuko mukunda iyi video yacu yizi tungurusumu, tuzabereka uburyo bazivura, uburyo bavura iyo zarwaye, ibyonyi bikunda kubyataka niki. Noneho nyuma yaho iyi video reka ikavaringe tuno tuntu ku kamaro ka tungurusumu, kuko company yacu mubona ko yitwa F&F Rwanda Limited, sirongi kitwa Farming for Wealth and Health. Bivuze ngo twe duhinga kugira ngo tubone ubukungu no kugira ngo ubuzima bwacu bubeho neza.
iyi tungurusumu wenda akanyifatira kugira ngo muze kuyibona neza. Iyi tungurusumu mubona ifite akamaro kenshi mu bijyanye no kuba yakwagura ubukungu bwawe bugatera imbere ari business isa n'ikoroheye. Ikindi iyi tungurusumu ibindi maze ngiye kubabwira utuntu twayo kubirebana n'ubuzima bwacu bwite murumva mubikunze. Iyi tungurusumu nicyo gihingwa dufite gifite vitamini B, kikagira A, kikagira na C, kikagira n'imyunyungugu nka calcium, magnesium n'izindi ntavuze. Noneho kifite substance yitwa arsine. Iyo substance yitwa arsine iyo uyikarashinze gutya, bereke ukarashinga mbibereke, ushobora nko gusekura. Iyo uyikarashinze nka gutya wenda utandandagize ute, iyo substance nibwo iboneka, yitwa arsine. Substance ibonekamo ariko ikaboneka ku muntu yiriye ayihekenye cyangwa yikarashinze ayivunye gutya. Ikimara iyo substance ni ukugabanya umuvuduko w'amaraso, nibyo bita protestate nibutse ni protestate. Ikindi ikagabanya ibyo bita lipoproteine ku babizi, bituma ubuzima bw'umuntu butagenda neza. Ubwo rero ako kari akamaro kamwe k'izi tungurusumu twaberekaga. Ikindi ni uko iyi tungurusumu niyo yonyine ishobora kwifashishwa hamwe n'ibindi biribwa ikakuvura amibe igakira neza. Wenda nubwo ari ibintu birebire dushobora kubabwira ukuntu bikoreshwa, wanyemerera tukababwira ukuntu bikoreshwa. Ntacyo bitwaye kuko ntitwababwira ukuntu ihingwa ngo tubabwire n'ukuntu haguha amafaranga ku buzima bwacu tubiretse. Iyo ufashe utuduheke dutatu twa tungurusumu, ukongera ugafata inusu y'ibitunguru bya onyo rouge, wenda ntawe dufite hano ngo turayibereka. Ugafata n'inusu y'ubuki ndetse na karoti eshatu. Ukuntu rero bitegurwa kugira ngo wenda bizakuvure amibe ikire neza. Iyi tungurusumu urayifata ukayikekagura, na za karoti ukazikekagura, n'ibitunguru ukabikekagura. Ubwo ni inusu y'ibitunguru, none warangiza ukabipfundikirira hamwe harimo n'inusu y'ubuki. Ibi bintu rero iyo ubibitse gutya harimo izi tungurusumu n'izo karoti n'iyo nusu y'ubuki, ukabibika bikamara iminsi 7. Iyo ubikuyemo deja biba byarahiye, byarabaye ukuntu nk'ibintu sinzi ukuntu nabyita umutobe. Biba byarabaye nk'umutobe. Noneho uyu mutobe ukuyemo hano ugenda ufata ibiyiko 2 kuri uwo mutobe mu gitondo. Mbere yuko ukora ibindi uravuka nyine ukanywa amazi bisanzwe, amazi yawe ashushe, ukaryaho ibiyiko 2 ukabikora mu gitondo. Uyu muti urawubika ukamara iminsi 7. Icyo je nibagiye, iyo umaze kubikekaguza aho ivangavanze urabibika bikamara iminsi 7. Ya minsi 7 yashira ugafungura. No kuvuga ngo tungurusumu uba wazisekuye. Tungurusumu uba wazisekuye. Cyangwa se wanazikekaguzamo dutoye. Na karoti ukazikekaguza. Onyo nazo ukazikekaguza, ariko uramanza ukabigirira isuku. Yes, warangiza babyogeje, warangiza ukabishira nko mu kantu wenda nko uri bupfundikire neza. Iyo bishize mu ndobo usukamo na bwa buki hejuru yabyo warangiza ugapfundikira bikamara iminsi 7. Iyo bimaze iminsi 7 rero icyo bikorera umunsi wa 7 iyo bifunguye biba byarafatanye, nawe urabivanga bikamera neza. Ukadufataho ibiyiko 2 mu gitondo ukabinywa buri gitondo, ukabikora iminsi 7. Buri gitondo ibiyiko 2, buri gitondo ibiyiko 2. Uko bibaye byiza bikora mu gitondo na nimugoroba. Iyo rero muri iyo minsi 7 ibyo biyiko 2 byo mutubu ubinyoye bigashira, uraparika. Warangiza guparika indi minsi 7. Uparika iminsi 7. Ariko kuri uwo munsi uratangira ugakora undi muti wa wundi wa mbere. Kuri uwo munsi uratangira ugakora undi muti umeze nkaho ndi tukubwiye bwa mbere, ukawutara nawe ukawutara indi minsi 7. Mu gihe ugitegereje muri ya minsi 7, yego, iyo irangiye urongera ukawufata. Yes, irangiye urongera ukawufata. Wari uri muri pause y'iminsi 7 utegereje wa wundi wari ubitse. Uzi impamvu? Ngo ubundi ngo yanyweye imiti, iyi miti yayinyoye, yego, amibe yihisha iminsi 7 igasa nibuze. Yego, noneho itegereje indi minsi 7 ngo nawe niba yiyongeje kugira ngo izagaruke byarashizemo. Yego, noneho ngo igarutse bwa kabiri isanga n'undi muti wa kabiri warahiye, yariraye. Noneho yageraho ngaho ikongera igasubira mu gikonoshwa cyayo. Yego,
igahura n'umuti wakoze bwa kabiri. Yego. Noneho ku cyumweru cya kabiri nabyo bikoresha iminsi ingahe? 7. Za tungurusumu 3, ni onyo ruje inusu, karote 3 n'inusu y'ubuki wongera gufungira ahantu nabyo bizahamara 7. Ku nshuro ya kabiri rero uragira wirenza ibyumweru 2. Iyo urangije kunywa ku nshuro ya kabiri ureka iminsi 7 igashira. Yamara gushira ugatangira ugakora undi ukazashurangije ibyumweru 2 utawunywa. Noneho iyo unyweye ku cyumweru cya 3 amibe ihita ikira neza n'ibisigisigi byayo. Sawa, urakoze cyane. Bimaze kugira ute kurangira. Aka kari akamaro ka tungurusumu twababwiraga kugira ngo abantu bajye bayikoresha, ntitubigishe kuyihinga gusa ariko ifite n'akamaro ku buzima bwacu, ko dukora farming for wealth and health. Rero ntiwaba abantu amibe yarabazengereje, nizere ko uyu munsi murakira. Kampani ntabwo ari yo gutanga amafaranga gusa. Urakoze cyane. Ubundi buryo rero bwo kuvura amibe bufashije tungurusumu, wenda mwene turaza kubufatanya wowe ukubusobanurira abantu. Nizi mpeke enye za tungurusumu, yego, yakurovuzi yose twababwiye. Ugafata niyo bita teyi yifu. Yego. Teyi ntaho dufite ariko nabyo ni mu bihingwa duhinga kuko na amaspice. Noneho warangiza ugafata n'ibumba ry'icyatsi akayiko gato, si ibyo 3. Nibyo ngibyo. Iyo rero kugira ngo bitunganwe iyo miti yombi kugira ngo ivure amibe, ufata amazi ukayacanira, ukayateka gasha ni litiro. Yego. Ni litiro imwe yonyine ukayiteka igasha. Yamara gusha teyi ugafata utuyiko 2 ukadushyira mu gapfundikira bikamanza nabyo byasha. Yego. Noneho bya bindi byamara gusha nabyo bimaze kugira ya mazi ukayayungurura. Ayo maze kuyungurura ufata tungurusumu ukayisekura. Wamara kuyisekura ugashyira muri ya mazi n'akakabumba intuza akayiko kakabumba k'icyatsi. Noneho bya bintu umaze gusukamo ukabireka bikararana nabyo. Ni ukuvuga ngo ni ikiyiko cy'ibumba ry'icyatsi ndetse n'ikiyiko cya te ifu. Yego. Hanyuma ugashyiramo na ya ariko tungurusumu uyishyiramo wateruyeho amazi. Yes, uyishyiramo wateruyeho amazi ndetse yatangiye guhora kuko urayateka ugashyiramo te ugapfundikira te yamara gukora. Ni ukuvuga ngo amazi ashyana na te. Ariko amazi aba yabize yonyine. Abira kuko bicaniranye te yagira higapfura yacanira kabira ugashyiramo te ugapfundikira. Yamara gusa nabyo udacaniriye. Yego. Ukabireka bikaba kazuyaza ugasekura te ugasekura tungurusumu. Ugashyiramo n'impuza n'ibumba ry'icyatsi. Ni ukuvuga ngo ibumba ry'icyatsi kimwe na tungurusumu bigiramo rimwe wamaze isekuwe uduheke 3 cyangwa 4 cyangwa ya kurovuzi yose ukayizana biterwa no isanga rya bumba ryamaze guhorana na ya mazi. Yes. Okay. Noneho ibyo ngibyo iyo bihiye cya gikombe mu gitondo birararana. Mu gitondo ukigaba kangahe? Ukigabamo inshuro 6. Na karahuri muri make unywa 2 ku munsi. Ubwo ukigabamo inshuro 6. Yego. Inshuro agace kamwe kakanywa mu gitondo, ubwo ni ya litiro igabye 6. Kamwe mu gitondo akandi ni mugoroba. Ariko mbere yo kukanywa mu gitondo uba wabanje gukora karoti neza ukayoza ukamanza wayirya ukazirya ari 2. Ibi byose urukumva n'ubuhinzi biri kugarukaho ukazirya ari 2. None urabikora wa muti ushira iminsi 3 ariko urashira nk'uyu munsi ushize ni mugoroba. Urarukoza undi ukabikora iminsi 7 ukabura kize neza. Urakoze cyane. Ubwo rero iyo tubabwira tungurusumu kuyihinga part 1 cash. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere amafaranga. Kabiri second part ubuzima. Noneho bikaza guhura dusobanurira abantu batazi F&FM Rwanda Limited mu magambo arambuye. Ni farming and food manufacturing. F&FM Rwanda Limited. Wenda hagaruka hano tukabwira abantu tubareba tubafesinga. Iyo tuvuze F&FM Rwanda Limited ntabwo ari company isanzwe kuko ni company ikora farming and food manufacturing. Iyo uvuze gutyo abaherutse ku ishuri vuba bari kubyumva ko ari ni nk'ubuhinzi n'ubworozi ariko duherukamo kera. N'ababiherukamo kera tubyumva ne gutyo mu Kinyarwanda. Noneho usuroga ikaba farming for wealth. Icyo ni cyambere. Yego. Duhinga tungurusumu tubona amafaranga. Cyangwa duhinga nibi tubona amafaranga. Ku buryo buri modern. Noneho nyuma yaho and health. Bivuze ubuzima. Ubwo rero nto twahinga ibintu bitazaha abantu ubuzima bwiza. Bwiza. Ubwo rero iyo kintu tubonye ari ukugihinga kikazana kashi gusa nta umumaro kizamarira
sosiyete twe ntabwo tubijyamo. Okay. Yes. Ubwo rero iyo ni part 1. Ikindi twabwira kuri tungurusumu ku bantu b'abasirimu, hari nk'igihe tungurusumu waba wibereye aho nko mu rugo iwawe nawe uzabigerageza, hari n'ibyuko udashaka nko mu nzu. Buri munyarwanda wese ubu yabaye umusirimu. Reka tuvuge abasirimu bagikomeje nibo tugiye kwivugiraho. Okay. Tungurusumu wenda reba nk'utu mfite, wenda reka tubereke nk'utu turi hano gutya. Yego. Mu nzu harimo ibyuka bidasanzwe wabuze iyo byavuye, wenda imbeba yapfuye ariko nta mbeba zigihari. Noneho nk'utu turadufata gutya ukadusekura ukadushyira muri ya nzu mu cyumba urugukeka harimo umwuka mubi, byo bigakonsoma wa mwuka. Noneho mu nzu yawe nimba harimo na parufe utashaka ukaba uyikuyemo, nyuma y'isaha uwo mwuka umaze kuvamo ya tungurusumu ukayita, ariko ntiwagira ute, ntiwayirya. Erega hari n'indi mimaro myinshi tungurusumu dufitiye mu miryango, uretse ko bamwe tutaramenya akamaro kayo, ariko tungurusumu itera n'imbaraga. Nyuma y'iyi video tuzakora n'izindi bagende bamenya tuzibanda ku kamaro kayo no kuyihinga, nk'uko video y'ubushize nabasaba ukuntu twayihinga. Noneho reka duha abantu kujya tuzabaganiriza. Tungurusumu igira amoko abiri y'ingenzi tugiye kubasobanurira. Igira amoko abiri y'ingenzi, harimo iyo bita hard necked variety. Hard necked variety kuba ari kubyumva ushize ukoragoje mu Kinyarwanda ni nk'ijosi rikomeye, sibyo? Yes. None kagira niyo bita soft necked variety, nabwo ni nk'ijosi ryoroshe. Ubwo ni ukuvuga za tungurusumu zigira uruti, rwa ruti ruzamuka gutya rukomeye, zitwa hard necked variety. Yego. Ni imbuto imeze gutyo nyine, igira uruti rukomeye mo hagati. Kwa kundi twababwiraga igihimba turi kucyerekana zifatanye gutya, mo haba harimo igiti gikomeye. Yego. Izindi zikagira izo bita soft necked variety. Ubwo ni ukuvuga ngo zo ziba iyo zeze rwa ruti runaruma kaba koroshye cyane. Izo ngizo nizo zishobora guhingwa ahantu hashobora, ariko nabwo sizera cyane. Yego. Tukibutsa abantu ko tungurusumu wenda kubashaka kondisiyo zo kuzihinga. Yego. Iyo abakeneye amabwiriza, abakeneye amakuru wenda zihingwa, bazaduhamagara cyo tubabwira tunabafashe, ariko twifuje ko tuganira ibi. Iyo bavuze hard necked variety nayo ifite andi variety yabamo na soft necked ikagira andi variety, tuzakorosinga tukayerebera hamwe, ariko kuri uyu munsi reka bibi. Ikindi tutakwibagirwa, hari inshuti yanjye ntaravugira aha kuri kamera kubera ko yansabye ibintu bikomeye. Iyo umuntu agira uruhu babandi bakunda kugira uruhu runuka mu Kinyarwanda, ariko hada babita igikara. Hafi aho sinzi iyo ndwara kuntu bahita kanyura ku bantu n'ubwo yakara buri munsi akumva aranutse. Iyo uwo muntu agiye arya tungurusumu 3 mu cyumweru birakira rwose, akajya aragenda noneho atongeye kunukira abantu. Ariko tungurusumu tubiyame, ntabwo abantu batwite bayirya, n'abantu bafite ibikomere ntibayirya kuko yirukansa amaraso mu mubiri. Nanone uyiriye utwite ntibishoboka. Ikindi kubera ikaze birasaba kugira ngo nimba ugiye kwirya uyikekaguze, numara kuyikekaguza uyirye, ariko mu nda bamanje gushiramo ibyo kurya. Ikindi iyo wanga umunuko wayo ushobora kuyijyana na pome cyangwa karoti, cyangwa ukayirisha umunyu w'urugero ukayisataguza ugashyiraho umunyu w'urugero, icyo gihe ntabwo inukira abantu. Rero kuri uyu munsi reka nkuko twareka duclosinge, reka dufunge, tuzongera tuganire, ariko mujye muduhamagara kuri izo nimero twatanze. Turabakunda cyane abantu badusabye ubu busobanuro, nubwo tubutanze muri uyu mugoroba twihuta, no kudusura ku mirima birakunda mukadusura. Murakoze, Imana ibahe umugisha.